Tariki ya 26 Mata 1986 mu gihugu cyari kizwi nka Soviet Union, abantu benshi bari baryamye mu ituze batazi ko hagiye kuba imwe mu mpanuka mbi cyane isi itigeze yibagirwa mu ruganda rwa nucleaire rwa Chernobyl. Ibintu byatangiye kugenda nabi mu buryo butunguranye, abakozi bamwe batangiye kubona ubushyuhe budasanzwe, alarm ziravuga, ariko byari bitinze. Kanya gato gusa habaye explosion ikomeye cyane, umuriro uraka ndetse yuzuye radiation itangira kuzamuka mu kirere, mu gihe abaturage benshi bari hafi aho batari banazi ko urupfu rwatangiye kubinjira mu mubiri. Abana bakomeje gukina hanze, abantu bajya ku kazi nk'ibisanzwe, mu gihe radiation yari iri kwanduza umwuka, amazi n'ubuzima bw'abantu mu ibanga. Ese ni iki cyateye iyi mpanuka? Kuki Soviet Union yabanje guhisha ukuri? Ni abantu bangaye bapfuye by'ukuri? Kandi ni gute ahabereye impanuka kugeza n'uyu munsi hagifatwa nk'ahantu hateye ubwoba ku isi? Uyu munsi kuri Aka Update tugiye kugaruka ku nkuru yuzuye ya Chernobyl, impanuka yahinduye amateka y'ingufu za nucleaire ku isi yose. Komeza mve kugeza ku musozo, kuko uko inkuru igenda ikomeza ni nako ibintu birushaho gutera ubwoba. Chernobyl, impanuka ya nucleaire yahindutse amateka ateye ubwoba ku isi. Mu mateka y'isi habaye impanuka nyinshi zikomeye cyane, ariko nke cyane nizo zahinduye isi kuko byagenze kuri Chernobyl. Mu ijoro rya tariki ya 26 Mata 1986, ibintu byari bisanzwe mu ruganda rwa nucleaire rwa Chernobyl. Abakozi bari ku kazi nk'ibisanzwe, abaturage baryamye mu ngo zabo, abana bamwe bitegura kujya ku ishuri ry'ejo, ariko mu masaha make gusa habaye explosion yahinduye ubuzima bw'abantu ibihumbi byinshi. Radiation yahinduye ikirere, amazi n'ubutaka, abantu benshi barapfuye batabizi, abandi barwara imyaka myinshi, kandi isi yose itangira gutinya ingufu za nucleaire kugeza uyu munsi. Uyu munsi kuri Aka Update tugiye kureba uko Chernobyl yakoraga, amakosa yateye impanuka, uko abantu bapfuye, uburyo Soviet Union yahishe ukuri, n'ingaruka zikomeye zikunda kugaragara kugeza n'uyu munsi. Chernobyl yari sitasiyo nini y'ingufu za nucleaire yubatswe muri icyo gihe cy'ahoze ari Soviet Union, ubu ni muri Ukraine. Intego yayo ari ugutanga amashanyarazi menshi no kwerekana imbaraga z'ikoranabuhanga rya Soviet Union. Uruganda rwari reactors enye zikomeye cyane. Reactor ya kane niyo yaje guteza ikibazo gikomeye mu gihe cya Cold War. Soviet Union yashakaga kwerekana isi ko ifite ikoranabuhanga rikomeye kurusha ibindi bihugu, ariko inyuma y'iyo sura y'imbaraga hari uburangare, amakosa mu miyoborere no guhisha ibibazo byinshi. Kugira ngo abantu bumve uburemere bw'ibyabaye, ni ngombwa kumva uburyo nuclear reactor ikora. Muri reactor, uranium ikoreshwa kugira ngo habeho reactor itanga ubushyuhe bwinshi cyane. Ubwo bushyuhe bugahindura amazi stream igatuma turbine zikora amashanyarazi. Ibyo bintu byose bikozwe neza, nuclear energy itanga amashanyarazi menshi cyane, ariko ikibazo ni uko iyo reaction itagenzuwe neza, ubushyuhe bushobora kuzamuka cyane bigatera explosion cyangwa radiation leak. Radiation ntabwo iboneka n'amaso, nta mpumuro igira, ariko ishobora kwangiza umubiri w'umuntu bikomeye cyane. Mu ijoro rya tariki ya 25 rishyira 26 Mata 1986, abakozi ba reactor ya kane bari gukora test. Iyo test yagombaga kureba nimba reactor yakomeza gukora igihe amashanyarazi abuze, ariko ibintu byinshi byakozwe nabi. Safety system zimwe zarafunzwe, amabwiriza ntiyakurikijwe, reactor ijyanwa ku rwego rudatekanye. Mu masaha y'ijoro ubushyuhe bwa reactor bwatangiye kuzamuka mu buryo budasanzwe. Abakozi bamwe batangiye kugira ubwoba. Hanyuma saa 7:23 z'ijoro habaye explosion ebyiri zikomeye cyane. Igipfundikizo cya reactor cyari gifite toni nyinshi cyaraturitse, umuriro uraka, radiation nyinshi cyane itangira kujya mu kirere. Iyo radiation yari ifite ubukana burenze cyane ibisasu bya Hiroshima na Nagasaki hamwe. Ikintu giteye ubwoba kurusha ibindi nuko abaturage benshi batigeze bahita bamenya ikibazo. Mu mujyi wa Pripyat wari utuyemo abakozi b'uruganda, abantu babyutse nk'ibisanzwe, abana bajya gukina, abandi bajya ku kazi. Mu kirere hari ibintu bisa n'umukungugu urabagirana, abantu bamwe bajyaga kureba batabizi ko ari radiation. Abashinzwe kuzimya umuriro bageze impanuka yabereye badafite protection ihagije, benshi muri bo bapfuye nyuma y'iminsi mike kubera radiation. Hari abatangabuhamya bavuga ko uruhu rw'abari hafi ya reactor rwatangiye kwangirika mu masaha make.
Mu ntangiriro ubuyobozi bwa Soviet Union ntibwahise bubwira abaturage ukuri, bwagerageje guhisha ibibazo kugira ngo isi itamenye uburemere bwacyo. Ariko nyuma y'iminsi mike igihugu cya Suwede cyabonye radiation idasanzwe mu kirere, abahanga batangiye gukurikirana inkomoko yayo, nibwo isi yatangiye kumenya ko hari ikibazo gikomeye cyabereye muri Soviet Union. Abaturage ba Pripyat bimutse nyuma y'amasaha arenga 30 impanuka ibaye. Babwiye ko bagenda by'igihe gito gusa, ariko benshi ntibigeze basubira mu ngo zabo kugeza n'uyu munsi. Radiation yangije ibintu byinshi, abantu, inyamaswa, ibiti, ubutaka n'amazi. Abantu benshi barwaye kanseri, leukemia, ibibazo by'uruhu n'izindi ndwara zikomeye. Abana benshi bavukanye ibibazo by'ubuzima nyuma y'iyo mpanuka. Hari abantu benshi batakibamo abantu kubera radiation. Zone ya kilometero 30 hafi ya Chernobyl yahinduwe ahantu habujijwe guturwamo. Nyuma y'impanuka hari abantu benshi bagiye gukora akazi k'ubutwari gakomeye cyane. Abantu bitwaga liquidator, akazi kabo kari ukuzimya umuriro, gukuraho ibintu byanduye no kugabanya radiation. Benshi bakoze muri condition mbi cyane, hari n'aboherezwaga ku gisenge cya reactor amasegonda make gusa kubera radiation ikabije. Abenshi muri abo bagabo bararwaye cyangwa bapfa nyuma y'igihe, ariko abahanga bavuga ko iyo batahaba igice kinini cy'uburayi cyari kwandura cyane kurushaho. Chernobyl yahinduye isi. Nyuma ya Chernobyl ibihugu byinshi byatangiye kongera gusuzuma umutekano wa nuclear plant. Abantu benshi batangiye gutinya nuclear, amategeko n'umutekano urakomera. Impanuka ya Chernobyl yahindutse isomo rikomeye ku isi yose, yerekanye ko ikoranabuhanga rikomeye rishobora guteza ibyago bikomeye. Guhisha amakuru bishobora kongera ibibazo, kandi amakosa mato ashobora guteza catastrophe. Uyu munsi Chernobyl cyari ahantu hateye ubwoba. Hari inyubako nini yubatswe hejuru ya reactor yangiritse kugira ngo radiation idakomeza gusohoka. Umujyi wa Pripyat wasigaye umeze nk'umuzimu, amashuri yarasenyutse, cement part yarasigaye ubusa, amazu nta bantu bayabamo. Nubwo hari tourism, bamwe mu basura aho hantu expert bavuga ko hari ibice bikiri dangerous cyane. Nayo yatangiye gusubira aho hantu abo bantu bavuye. Inyamaswa zariyongereye, amashyamba arakura, ariko radiation iracyari mu bice byinshi. Chernobyl yasize amasomo akomeye. Technology idafite isafeti ishobora gutera catastrophe. Guhisha ukuri bishobora gushyira abantu benshi mu kaga. Human error ishobora guhindura amateka y'isi. Radiation ni kimwe mu bintu biteye ubwoba umuntu adashobora kubona n'amaso. Chernobyl ntabwo yabaye impanuka gusa, yabaye warning ku isi yose. Mu ijoro rimwe gusa Chernobyl yahinduye ubuzima bw'abantu miliyoni nyinshi. Hari abapfuye ako kanya, hari abapfuye nyuma y'imyaka, n'abakomeje kubana n'ingaruka kugeza n'uyu munsi. Ariko ikintu gikomeye kurusha byose ni uko benshi muri abo bantu batigeze bamenya ko bari mu kaga kugeza igihe byari bitinze. Chernobyl yabaye kimwe mu bimenyetso bikomeye byerekana uburyo ubwibone, amakosa no kutavuga ukuri bishobora guteza ibyago ku bantu benshi. Ese wowe uba warakoze iki iyo uri muri Pripyat muri iryo joro riteye ubwoba? Niba ukunda inkuru nk'izi z'amateka asesenguye kandi zifite amasomo akomeye, ntibagirwe gukora subscribe, like, share na comment. Komeza gukurikirana Aqua Update, aho amateka yahindukira inkuru zidasanzwe. Ukunda imbyino gakondo, ukunda inkera y'abahizi, itorero Urwibutso rw'Abato dutumire mu birori byawe maze ducinya akadiho. Ubukwe, MC, gusohora umugeni, kuvuga amahamba, ibirori by'amavuko, ibirori bya yubile, kwakira abashyitsi n'ibirori by'umuco. Ibirori byose ushaka turagususurutsa. Hose mu gihugu turagera, twaguha ibirori bitazibagirana. Wadusanga kwa Sina General Entreprise Urwibutso kuri Nyirangarama. Hamagara cyangwa twandikire kuri WhatsApp 0788 305122. Itorero Urwibutso rw'Abato, ibirori byawe tubindura ibyishimo n'umunezero udashobora kwibagirwa.